biragaragara ko muri benshi. Iryo ni ishema ngendana ry'abakasimatike ba diyoseze yacu ya Nyundo. Mwongeraho n'ikindi nuko mubibona nyine umuntu yewe abakasimatike ku rwego rw'igihugu nabahabwa ubutumwa n'abepiskopi nibo bamushyiraho, ntabwo ari njye wamushyizeho, ariko ubu nanjye nafatanyije n'abandi kumushyiraho mu nama yacu y'abepiskopi n'umunyenyundo. Ibyo ni ishema nanone. Na berger national umuntu nyine ukuriye abakasimatike ku rwego rw'igihugu, ubundi aratorwa, ariko kuba baratoye umunyenyundo naryo ni irindi shema. Urumva rero ko ibyo ari ibyo twishimira, abagira gushimire Bwana Bonaventure n'umuryango wose ubwitange bagira kugira ngo karisimatike imere neza, abandi muri diyoseze yacu ya Nyundo, abana ku rwego rw'igihugu. Bonaventure nakwishimira n'umuryango wawe wose, ariko n'abandi mufatanye muri diyoseze yacu ya Nyundo ndabona benshi bitanga amanywa nijoro kugira ngo ivugurwa muri mutagatifu muri diyoseze yacu ya Nyundo rigende neza. Padiri Epimake Makuza nawe ndagushimira cyane, nawe ukuntu witangira ubutumwa inama y'Episkopi Gatolika twaguhaye, ukabikora kandi ufite n'indi mirimo yo kuba padiri mukuru wa paruwasi yakora, ariko ntiwinube ubugite bangiretseho ibintu byinshi. Ndagushimira ko ukora uko ushoboye kugira ngo ivugurura muri mutagatifu hano mu Rwanda rigende neza, ugira inama komite y'ubuyobozi mukorana, kandi na paruwasi ntibigwemo nayo gukomeza kuyobora neza, nawe bakushimirire ubutandukanye. Nababwira ko abakarisimantike muri diyoseze ya Nyundo bantera ishema, ariko bakanana n'akantu k'ipfumu iyo mugarukeho, kandi tuvangaha tunademenyeje ko tukana mu nzira. Abakarisimantike muri diyoseze yacu ya Nyundo ni benshi kandi beza, ariko hakazamo n'udutotsi tumwe na tumwe dutuma hari aho unyura akavuga ati ibi bintu byaturutse ku Nyundo, ndavuga abantu b'abakarisimantike bamwe na bamwe barengera kuri iyo mpano, byo bafite impano kuko icyo gihe niba bakibaye impano bakavuga ko bashobora gukiza abantu, babuza abantu kujya kwivuza kwa muganga igihe barwaye, ndetse nkumva amazina y'abantu bamwe na bamwe, abapadiri, abihaye Imana baturuka hirya no hino mu yandi madiyosezi, ngo baje kuvurwa n'abakarisimantike bo muri Nyundo. Ibyo bintu abakarisimantike mumfashe, abo bantu muzi biha ubwo bubasha, mumfashe tubamagane, barahari. N'abapadiri mumfashe tubyamagane, n'abayobozi uvuga muri mutagatifu muri diyoseze yacu ya Nyundo bawumuniye na komite mumfashe tubyamagane. Ntabwo rwose ari byiza ko kumva ibintu bifutamye witira Roho Mutagatifu bikomeza gukwira kandi bivuga ko bituruka ku Nyundo. Sibyo? Tuzabyamagana, naho ubundi mwamwica rya shema ryacu. Shema ryacu ntirigapfe, turikomeze, ariko nubwo tuntu dushobora kubyara agatotsi kubera ko abantu barengera, tubyamagane. Bavuga ko bakiza bitwaza ibivugwa muri Roho Mutagatifu. Murabazi. Abajya gusengera mu byumba, ariko babisi meya bigarutseho mu kanya, bajya gusengera mu byumba, tubuze tugomba gusengera nk'abakarisimantike ku kiliziya,
kuri santarare mu masaha azwi, abadufasha gusenga tubazi, turajya mu byumba gushaka iki. Ibyo nacyo tukirwanye kuko abakasimatike hamwe namwe bambwira ko mwabigizemo uruhare cyangwa se n'abagitsimbara kubigiraho uruhare, nabyo tubirwanye. Abakasimatike baha agaciro ihuriro ryabo ry'abakasimatike kurusha igitambo cy'ukarisitiya cyo ku cyumweru. Ntabwo ari byo no kuyoba. Igitambo cy'ukarisitiya nidasimburwa ku mukristo, waba mukasimatike, waba muri ejiyo, waba munyamutima, waba iki, umuryango usengera amaguso gatolika cyangwa ikoraniro ry'abasenga, ni ibikongerera, ni ibigufasha, ariko ntabwo bisimbura igitambo cy'ukarisitiya ku cyumweru. Abakasimatike rero namwe rwose abari bagifite iyo myumvire mubihindure, ujye mujya mu gitambo cy'ukarisitiya nk'abandi bakristo bose, wenda mwongere muhure no mu ikoraniro ry'abakasimatike kugira ngo birusheho kongera kubafasha gusenga no kuzirikana ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo ikoraniro ry'abakasimatike risimbura igitambo cy'ukarisitiya. Ibyo byo turabyumvikanye rwose, turabyumvikanye. Sinzongere kumva hari abo bambwira ngo abakasimatike baha agaciro ikoraniro ryabo kurusha uko baha igitambo cy'ukarisitiya. Dukurikize inyigisho duhabwa na kiliziya kandi zemewe. Nabivuzeho mu nyigisho bibutsa ko ufite abayobozi, abapadiri bafite umurimo wo kwigisha ijambo ry'Imana, kuyobora imbaga y'Imana no gutagatifuza imbaga y'Imana. Abo nibo kiliziya yemera. Bakagira aho bifashisha, birumvikana ntabwo bajya ahantu hose, ariko hari ibyo badasimburwa. Gutagatifuza imbaga y'Imana mu masakaramentu ntaho basimbura. Nta mukasimatike rero tuzemerera ko yiha ububasha bundi atahawe na kiliziya bwo gutagatifuza imbaga y'Imana asa n'utanga amasakaramentu. Ntabwo ari byo. Ikinyarwanda baca umugani ngo ubwira umwumva ntavunika. Ndagira ngo rero menera ahangaha kuri kubabwira, nizeye ko mwabyumvise mu buryo buhagije. Ndagira ngo ngaruke ku ijambo rya Padiri Umoniye Nationale, yari nawe yavuze ijambo ryiza kwibutsa amavu n'amavuko y'ivurwa muri uwo mutagatifu, ariko agaruka no ku cyifuzo cy'uko bifuza kuba bagira icyicaro cy'ivurwa muri uwo mutagatifu hariya i Kigali. Baguze ikibanza, bakifuza ko abakasimatike mwabigiramo ari kugira ngo icyo cyicaro kizubakwe, ariko kirakenewe kuko ubwo twari muri Bibiliya batweretse nyine igishushanyo cy'iyo nyubako izabaho n'ibizakorerwamo byinshi, birimo n'amahugurwa nyine yo kugira ngo turusheho kunoza ivurwa muri uwo mutagatifu. Ubwo ubutumwa yabuhangira ngo mwabwumvise, kandi agira ngo ko ubundi abepiskopi natwe turabishyigikiye. Ni nayo mpamvu nyine twabemereye ko batangira uwo mushinga. Yagarutse ku rubyiruko rwacu nitutarufasha nyine ngo rujye mu miryango ya gatolika cyangwa se amakoraniro y'abasenga nk'iri ngiri, urubyiruko rwacu ruzatakarira mu bindi, ruzarangarira mu bindi bitari na byiza. Abakasimatike rero dufatanye n'abandi bakristo muri rusange kugira ngo urubyiruko rwacu turufashe rubone narwo aho rwakirira inyigisho n'imyitwarire ikwiye. Ejo tuzasanga rwaragiye mu biyobyabwenge n'izindi ngeso zitaruhesha ejo heza hazaza. Ndetse yagarutse no mu mashuri yisumbuye no muri za universite, hose dufatanye kugira ngo niba koko ivugura muri uwo mutagatifu tubona aho ritugejeje muri iyi myaka 50, nta mpamvu yo kutari tumiramo n'abandi kugira ngo barizemo.
cyane cyane urubyiruko rwacu. Yagarutse no kuri ya myiherero igomba kudufasha kugira ngo turusheho kumenya no kwakira no kwibarwa ari umutagatifu. Ndagira ngo nshimire akarere kacu ka Ngororero kakiriye ubutumire bwacu. Nshimire nyakubahwa visi meya ushinzwe iterambere n'ubukungu waje ahagarariye meya muri mihango yo gusoza yubile, kandi mubwira ko twishimira ubufatanye bwiza hagati ya diyoseze yacu ya Nyundo n'akarere ka Ngororero ndetse n'amaparuwasi afite icyicaro muri akarere ka Ngororero. Nk'uko yabigarutseho, kuko turifuza ko abakristu bacu n'abaturage bacu bose bayoborwa na Roho Mutagatifu, kuko umuntu uyobowe na Roho Mutagatifu arushaho kuba umuntu mwiza, umuntu ufasha ubana neza n'abandi, umuntu ubahiriza amategeko y'igihugu n'aya kiliziya, umuntu mu by'ukuri utagombye kunaniza ubuyobozi bw'abagize cyangwa se bw'igihugu. Nyakubahwa rero visi meya tuzakomeza gufatanya kugira ngo abaturage bacu, abakristu bacu babe abakristu batunganye, babe abaturage batunganye bafite indangagaciro z'igihugu n'iza gikristu, ariko cyane cyane uko mubikomojeho tuzakomeza gufatanya kugira ngo narwanye twamagane iyi roho mbi ishaka guhembera ingengabitekerezo ya jenoside yabaye mu gihugu cyacu yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo yadusigaye twarabibonye, nta wifuza kubigarukaho. Niyo mpamvu tuzakomeza gufatanya kugira ngo abagihembera jenoside yakorewe abatutsi bifatanye kugira ngo tubagarure mu nzira nziza. Ndagira ngo nshimire paruwasi ya Muramba yateguye uyu munsi. Nshimire padiri mukuru, padiri afatanya n'abakristu mu nzego zose bafatanya ko bateguye uyu munsi neza. Nibyo amatariki yagiye ahindagurika, ubundi twari twarihaye ikagenda izamo ibituma itashoboka rimwe na rimwe bitanaduturutseho, ariko nkabashimira paruwasi ya Murambo ko yagiye inabyakira ntibyinubire, yaba yaraduteguriye uyu munsi mwiza ifatanyije birumvikana n'ubuyobozi bw'abakasimatike muri rwa diyoseze yacu ya Nyundo. Nabuze ndeba uko twicaye dutekanye tumeze neza, nkabona ko ari umusogongero w'ibizaba kuri 23 z'ukwa munani buri mwaka tugiye gutangira. Tuzaba turi mu byishimo bya yubile y'imyaka 100 paruwasi yacu ya Muramba ishinzwe. Ubwo rero ndabararikira abakasimatike mwaje muturutse hirya no hino mu maparuwasi yacu uko ari 30 agize diyoseze yacu ya Nyundo. Ubwo padiri mukuru azabagezaho ubutumire, ariko nanjye mbaye mbatumiye, n'icyo gihe muzaze muri benshi tuzasangiye n'abanyamuramba. Ndagira ngo ushimire rero abantu mwese mwitabiriye uyu munsi, abapadiri mwaje muri benshi mwerekeje abakristu abakasimatike mu maparuwasi zanyu, kandi nzirikana za gahunda mufite zikomeye. Muri weekend habari ibintu byinshi, turi no muri adveni, igihe cyo gufasha abakristu kwitegura bahabwa penitensiya, ariko mbashimire ko mwaherekeje abakristu banyu. Abakasimatike nongere mbashikarije gukomeza ubutumwa bwanyu, komeza ubutumwa bwanyu. Hari ababonye kariya gatabo kariho gahunda y'umunsi, hari ijambo nakunze ryanditseho ngo nimube urumuri mu gihu kibundikiye isi. Murabyumvise?
nimube urumuri mu gihe kibonekeye isi. Ni ijambo dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5:13-14. Kuko rero abakarismatike nimube urwo rumuri, nimube uwo munyu w'isi, aho mutuye, aho mukora, aho munyura hose. Nk'uko Visi Mayor yarabivuze mu kanya, yajyaga abona abakarismatike akabona ari abantu beza. Dukomeze mube beza, mube ya miryango myiza abandi bareberaho. Muri gihe dufite ikibazo gikomeye cy'imiryango ibanye nabi, iri mu mahane, mu ntonganya ndetse no mu bwicanyi. Abakarismatike mube icyitegererezo cy'imiryango myiza abandi bareberaho. Mube imiryango myiza yita ku burere bw'abana. Abana bacu bakeneye guhabwa uburere bwiza n'ababyeyi babo. Urubyiruko rwacu twavugaga mu kanya rukeneye urugero rwiza rw'ababyeyi babanye neza. Karismatike rero nidufashe kugira ngo nyine uko Visi Mayor yavugaga, iyo karisime, iyo mpano itume tuba imiryango myiza ibanye neza, yubana, ifashanya, rero abana neza Imana yabahaye, yita ku rubyiruko rwacu. Mbese nk'uko iri jambo nyine avuga ryo mu ivanjiri ya Matayo yavugaga, mube urumuri n'umunyu w'isi ifite ibibazo binyuranye. Nimube abahamya bo kwemera. Padiri National yabigarutseho, nimube abahamya bo kwemera. Mwumve icyo Roho Mutagatifu ababwiriza cyiza. Muri iyi myaka 2 mwarabikurikiye, habaye sinode ya Kiliziya isi yose yabereye i Roma. Umwepiskopi waduhagarariye muri iyo sinode yagiye adusangiza uko sinode yagendaga. Arakana yatubwiye keza, iyo bajyaga bari babwirijwe na Papa Francisco, yababwiye ati nimujya gutangira kwiga ingingo iyi n'iyi, ujye mufata akanya ko guceceka kugira ngo uganire na Roho Mutagatifu. Mbere ko mwinjira mu ngingo mugiye kwiga, mubanze muceceke, muganire na buri wese ku giti cye, muganire na Roho Mutagatifu. Bakristo bavandimwe rero, ndagira ngo natwe ibyo dukora byose mu myitwarire yacu ya buri munsi, tujye dufata umwanya wo kuganira na Roho Mutagatifu. Wumve icyo Roho Mutagatifu atubwiriza, kandi cyiza kidufasha kurushaho gutunganira Imana no gutunganira abavandimwe bacu. Mbere yo gusoza, nagira ngo nshimire n'aba banyamakuru bacu ba Pacis TV, Nyamateka na Radio Maria, nabo bakoze urugendo bakaza kugira ngo ibyiza twasangiye byo gusoza yubile y'ivugurura muri Roho Mutagatifu hano muri diyoseze yacu ya Nyundo, bikabera hano i Muramba, bishobore guhita n'ahandi hirya n'abari hirya no hino ku isi bazamenye ibyiza byabereye aha ngaha. Nabo nagira ngo mufashe tubashimire. Uko natangira nshimira Imana yaduhaye ingabire y'ivugurura muri Roho Mutagatifu, nagira ngo nisoza ariyo nshimire. Nishimire uyu munsi mwiza yaduhaye. Twatangiye igitambo cy'Ukaristiya, ikirere gisa n'ikijimyeho gatoya, ndetse dushoje igitambo cy'Ukaristiya iduha umugisha w'imvura, umera nk'udukangaranyijeho gatoya. Bari hakurya hariya bose baranyanyagira, ariko mwabonye ko uyu mugisha w'imvura utamaze akanya kanini cyane. Mwabibonye? Hari umugisha w'Imana se? Mubonye ko rero uwo mugisha uciyeho, Imana yongera iduha akanya, umucyo utari mu izuba ryinshi ngo ritume n'agahanga, ahubwo yaduhaye umunsi mwiza utagira ukuza. Imana ihakaba.
nyagasani yezu n'abane namwe. Nyagasani Mana Data soko ry'ukuri muri cyose ubishakiye kumurikira imitima y'abigishwa b'umwana we maze akabagora umuvugizi Roho Mutagatifu nawe mugisha we banezereze kandi abasendeze umwuka we n'ingabire z'Roho Mutagatifu. Uwamuri w'agatangaza urukiye ku bigishwa ba Kristu musukura imitima yacu ndetse n'ubucyangwa bwose bw'icyaha kandi ikibazo cy'urumuri rwawe kibasanganye mu mucyo wa Roho Mutagatifu. Ubishakiye guhuza hamwe n'imizamuko menshi guzamaze ukwemera kumwe rukumbi nawe kubidacogora kuko kwemera nyine maze kuzabageze ku byiza bw'ijuru mwizeye. Ushobora byose nabawe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana mbona ibyishimo bya Kristu. Kurikira iyo foto Visi Meya nawe aregera imbere baze gufatana iyo foto. Abashinzwe abashyitsi nabo bagerageze babereka aho banyura. Yeah.
Reka tubashimire rero nshuti bakunzi ba Akuzwe TV, mwebwe mwese mwari mukurikiye ibirori byaberaga hano muri paruwase ya Muramba ya diocese ya Nyundo. Reka tubabwire ko icyari igitambo cya misa cyayobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet Mwumvaneza, umushumba wa diocese ya Nyundo, aho yaje kwifatanya n'ihuriro ry'abakarisomatike kuri uyu munsi w'ivugururwa muri roho mutagatifu ry'abakarisomatike ku myaka 50 abakarisomatike bamaze bageze hano muri paruwase ya Muramba, kuko ubu bujuje imyaka 50 abakarisomatike bakorera hano muri iyi paruwase. Inshuti rero bakunze Bakuzwe TV, reka tubashimire tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byose binyura kuri uyu muyoboro wa YouTube icano ya Akuzwe TV, kandi tubashimira uruhare rwanyu mugira kugira ngo ikomeze itere imbere biciye mu nkunga mudutera byonyine byo gukora like, share, amakomenti ndetse mugakora subscribe kugira ngo n'abandi bose babashe kubona ibyo tubagezaho. Turabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana. Tuboneyeho ndetse gukomeza kubifuriza iminsi mikuru myiza, umwaka wa 2025 uzababere umwaka w'ibyiza byose mwifuza.